hoya niwiburanire ku Mana. Warabibonye ko bakuroze, warabibonye ko bakuvuze, warabibonye urwango bagufitiye, ariko ntago intego ya mbere wowe ugomba gufata ariyo kugira ngo uburane nabo cyangwa uterane nabo amagambo. Nagira nkubwire ngo wowe wiburanire ku Mana. Nimba waramenye Imana, nimba wizeye Imana, Imana iba yabibonye. Uyigera imbere uyitakire, Imana ijya ibasha guhindura ibyanze guhinduka. Ibyo bavuze ngo ntibizakunda bigakunda. Imana ijya ibasha guhindura. Wowe bari baguhaye iminsi yo gupfa, Imana ikongeraho imyaka. Kubera iki? Kubera ko wagiye kwiburanira kuki? Ku Mana. Mana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nkomaze Yobu avuga aya magambo, ari umunyabwenge, avuga aya magambo ababaye cyane. Ariko ngewe ikintu nshaka gukora, nshaka kwiburanira kuki? Ku Mana. Birashoboka ko nawe uri mu kigeragezo kitakoroheye, uri mu ntambara zitakoroheye, urimo urasakuza mu kigeragezo wirwana wicira inzira. Nagira nkubwire ngo intsinzi ya mbere usibye gupfuka mu gasenga, intsinzi ya mbere usibye kubibwira Imana, nagira nkubwire ngo nta wundi wabibwira ngo abashe kugira ute, abashe kukumva. Uyu mugabo yari umunyabwenge cyane. Uyu mugabo abantu bari bamuteze iminsi, bamushyiraho ibyaha atigeze akora. Arangije we mu mutima we yarazi ukuri, we n'Imana we yarazi uko abanye nayo. Arangije aravuga ngo ngewe nta kintu nshaka kugira ute, ntacyo nshaka kuvugana nawe. Ndabizi neza amaso yanjye yarabibonye urwango mumfitiye, amatwi yanjye yarabyumvise amagambo mwavuze, ibinyoma mwampimbiye, ariko nta kindi kintu ngewe nshaka kuvugana nawe. Nshaka kugira ute, kwiburanira ku Mana. Haleluya. Nawe igihe kirageze kugira ngo wiburanire ku Mana, kirageze kugira ngo wihererane n'Imana. Ibibazo byawe ubibwire iki? Ubibwire Imana. Utabibwiye Imana ukabibwira umwana w'umuntu, nta kintu na kimwe azagira ute, nta kintu na kimwe ashobora kugufasha. Imana idutabare cyane, Imana itugirire neza. Nagira nkubwire ngo mu kigeragezo urimo, mu ntambara urimo, mu bikugoye ufite, mu binyoma bari kukubeshyira mu kazi, ahantu hose amagambo bari kukuvuga utambutse, wikwiburana ku bantu, kuko umwana w'umuntu nta kintu na kimwe yagufasha, umwana w'umuntu nta kintu na kimwe yakumarira. Nyine avuga ibyo atazi, ariko we n'Imana muraziranye. We n'Imana ni wowe uzi amakosa yawe, niyo izi gukiranuka kwawe. Niyo mpamvu Yobu yavuze mu mutima aravuga ngo ngewe nta kintu nishimye, kuko yaza kuba afite ikintu yishimye ntabwo yari kuvuga ngo nshaka kwiburanira kuki? Ku Mana. Nawe ndagira nkubwire ngo muri aka kanya gerageza kwiburanira kuki? Ku Mana. Gerageza kubwira Imana ibikugoye, ibikuruhije. Umuririmbyi yaravuze ngo bwira Yesu byose. Haleluya. Ngo ni inshuti yawe, ngo ibikugoye ndetse n'ibikuruhije bwira Yesu. Nta hantu twigeze dusoma ngo twumve batubwira ngo tubwire bene wacu, twumve batubwira ngo nitubwire imiryango. Ijambo ry'Imana n'indirimbo z'Imana ziratubwira ngo bwira Yesu byose. Ni inshuti yawe. Yesu wamubwira uri ku buriri bwawe akabasha kukumva. Yesu wamubwira uri mu nzira ugenda. Yesu wamubwira utwaye imodoka uri kugenda, ukamubwira ibibazo byawe. Ngo ni inshuti yawe, ngo kandi afasha abagize ute, afasha abababaye. Twabonye neza ko ushobora kugira umuntu wizera, twabonye neza ko ushobora kugira umuntu hanze amaso, ni ukuri ntumuboneho igisubizo habe na gitoya, ntihagire ikintu na kimwe umukuraho kiguhumuriza umutima. Ariko iyo wageze imbere y'Imana, haleluya, iyo wageze imbere y'Imana wakira ubutabazi. Iyo wageze imbere y'Imana wakira gukira. Iyo wageze imbere y'Imana, Imana iguhumuriza umutima. Imana irakubwira ngo tuza. Haleluya. Hari igihe ubona hari ibigukomereye imbere yawe, akabona abantu nta na kimwe babishobora, kandi koko ntibabishobora, ariko nta kintu na kimwe, nta mutwaro n'umwe uzajyana imbere y'Imana ngo ubure kuhakura igisubizo. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye neza ngo hari amagambo menshi wavuzwe, yaba mu kazi, yaba mu rugo rwawe, hari amazina menshi bakwise wa mukobwa we, ariko kwiburanira imbere y'abantu ntacyo byagufasha. Biratuma bikujyana mu cyaha, biratuma biguca intege. Wowe jya imbere y'Imana wiburanire nayo, wiburanire ku Mana, uyibwire ibikubabaje,
uyimenyeshe bya bindi bikugoye, uyimenyeshe bya bindi bikuruhije, wiburanire ku Mana. Imana izakugirira neza, Imana izagutegera amatwi, Imana izakumva, Imana izakugirira neza, ntabwo izakumvira ubusa. Imana ntabwo uzayibwira ibyawe ngo nirangiza ijye kuguteza abantu, ntabwo bishoboka. Twagiye tubibona kenshi. Iyi Mana tuvuga nuko twayibonye, nuko twayitakiye ikadutabara. Nawe rero witakaza ibyiringiro. Mana ishimwe, witakaza ibyiringiro. Nagira ngo nkubwire ngo ntutakaze ibyiringiro ku Mana. Imana uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Imana ishimwe. Murimbyi yaravuze ngo ndetse n'umwana mutoya, uwo nguwo uzi kuyihamagara, uwo nguwo uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Bivuge ngo mu gusenga habonekamo urubyaro, mu gusenga habonekamo amahoro, mu gusenga habonekamo akazi keza, mu gusenga wabona ubukwe bwiza. Mu gusenga bya bindi abantu bari barakubwiye ko bitazakunda, bya bindi abantu bakureberaga mu birori bakabona nta kiza kizakugeraho kubera gusenga, nabo bijya bibatungura. Wowe burana n'Imana, iburanire ku Mana. Imana izakugirira neza. Ntukangwe n'ayo magambo bari kuvuga, ntukangwe n'ibyo bigeragezo bari kugushyiraho, ntukangwe n'abo barozi barimo barakuroga. Hoya, ni wiburanire ku Mana. Warabibonye ko bakuroze, warabibonye ko bakuvuze, warabibonye urwango bagufitiye, ariko ntago intego ya mbere wowe ugomba gufata ariyo kugira ngo uburane nabo cyangwa uterane nabo amagambo. Nagira ngo nkubwire ngo wowe wiburanire ku Mana. Nimba waramenye Imana, nimba wizeye Imana, Imana iba yabibonye. Uyigera imbere uyitakire. Imana ijya ibasha guhindura ibyanze guhinduka. Ibyo bavuze ngo ntibizakunda bigakunda. Imana ijya ibasha guhindura. Wowe bari baguhaye iminsi yo gupfa, Imana ikongeraho imyaka. Kubera iki? Kubera ko wagiye kwiburanira ku Mana. Mana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nko maze Yobu avuga aya magambo, ari umunyabwenge, avuga aya magambo ababaye cyane, avuga aya magambo yizeye Imana yakurikiye. Nimba wizeye ko Imana wakurikiye ari ya Mana ikiriho, ari ya Mana idasaza ngo yitwaza akabando, niki kiri gutuma ufite urusaku? Niki kiri gutuma urimo uraburana n'abantu? Niki kiri gutuma uri kwicira inzira ukirwanirira? Mbese niki kiri gutuma wemera amagambo bari kukwaturaho? Wowe jya kwiburanira ku Mana. Imana ishimwe, Imana itugirire neza cyane. Imana nimba warabyumvisize, nimba warumvishije amagambo bakuvuga, nimba warabonye urugamba ufite, urwo rugamba ntabwo ari urwo kurwana mu mubiri, ahubwo ni urwo kurwana mu mwuka. Ndagira ngo uhagarare imbere y'Imana, ndagira ngo wizere Imana, ndagira ngo uce bugufi imbere y'Imana. Haleluya. Nkomaze ngo ijambo ravuga ngo kuko umwami Imana ngazantabara, ngo nicyo gituma ntamwara. Iri jambo ryatumye umuntu nawe akomera. Uyu nawe yari ari kwikomeza. Birashoboka ko bari kumuvuga, birashoboka ko hari urugamba yari afite, birashoboka ko hari intambara yari afite. Aravuga ngo nubwo bimeze bityo, nubwo muri kundwanya, nubwo mbona ko binkomeranye, nubwo mbona neza ko ndi mu rugamba rutoroshye, ariko kuko umwami Imana azantabara, ngo nicyo gituma nagira uti, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye, ngo hakamera nk'urutare, ngo kandi nizeye nashidikanya ko ntazakorwa n'isoni. Ndagira ngo ubwire ngo Satani nagutera ubwoba, ujye umubwira ngo umwami Imana azantabara. Haleluya. Satani nagukanga, ujye umubwira ngo umwami Imana azantabara. Umurozi nakubwira ngo azakwica, ujye umubwira ngo umwami Imana azambeshaho. Ndagira ngo ubwire ngo hagarara ukomere, wiburanire ku Mana. Iyi Mana uko yahoze kera n'uyu munsi niko ikiri. Niki gitumye uri gusakuza? Uri iki gitumye wiheba kubw'amagambo abana b'abantu bavuze? Amagambo abana b'abantu bavuze Imana igize ikayavuguruza. Imana ishimwe cyane, Imana idutabare, Imana iturengere. Ndagira nkubwire ngo aho wari uri hose wihebe, aho wari uri hose wari uri gucumuzwa n'amagambo bakuvuga, aho wari uri hose urugamba rwari kubanya urugamba, warangiza ugasakuza, warangiza ukabwira abantu. Bwira Imana. Niko uyu muntu mu ijambo ry'Imana rya Yobu ryatubwiye, ntabwo ryatweretse ko Yobu yabwiye abantu. Hoya, Yobu yaravuze ngo ibyo mwavuga byose ndabizi neza ko mumvuga,
munseka, ndabizi neza ko munyanga, ndabizi neza ko munshinja ibinyoma, ndabizi neza ko muvuga ngo nakoze ibyaha nicyo gituma Imana yangize gutya. Ariko ngewe icyo nshaka gukora, nshaka kwiburanira ku Mana. Niwiburanira ku Mana, iyo Mana igira ukuri, nta muntu waguteranya n'Imana ngo bikunde. Hoya, iyo Imana ufite ikosa iragukosora, iyo ufite ukuri iragushyigikira kandi ikakurwanirira. Bwira Imana ari ikurwanirira mu rugamba ufite, mu kazi urimo, wikirwanirira, wikumva bari kukuvuga, wikumva bari kuguteranya ngo nawe nurangiza ugira ute ujye kuvuga. Ahubwo iburanire ku Mana, ni wowe uza ako kazi aho wagakuye. Nagira nkubwire ngo wowe ufite kwiheba muri wowe, ngo umuntu yarakuvuze ngo ntabwo uzatabarwa, ngo umuntu yarakuvuze ngo ntuzagirirwa neza. Kubera iki? Ni umuntu, ariko hari Imana. Haleluya, hari Imana iri hejuru y'ibyo byose. Ndagira nkubwire ngo wifate Imana nk'inyantege nkeya, ahubwo fata Imana nk'inyembaraga. Maze ijambo riravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe? Gutabarwa kwawe nta handi kwaturuka usibye ku Uwiteka wagize ute waremye ijuru n'isi. Imana ikugirire neza, igusange muri urwo ruvugo wari urimo uravugwa. Imana ikugirire neza, ikuburanire. Imana igusange muri ako kagambane bari kukugambanira. Imana igatatanye. Gerageza wongere ugirire Imana icyizere. Haleluya, ongera ugirire Imana icyizere, Imana nayo izakugarukaho. Ongera ugirire Imana icyizere, Imana nayo izaguha umugisha, izakurwanirira kandi izakuburanira. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Imana igutabare aho wari uri hose. Birashoboka ko wari wihebye, uko waba umeze kose. Icyo nkundiriye Imana ntabwo ireba ku mashuri, icyo nkundiriye Imana ntabwo ireba ku mafaranga, icyo nkundiriye Imana ntabwo ireba kuri kavukire ahandi wavuye. Hoya, ntabwo Imana ibyo ngibyo birebaho, ahubwo Imana ireba umutima wawe. Imana ireba umutima wawe ikakugirira neza. Nagira nkubwire ngo rero wizere Imana n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose. Imana izakugirira neza kandi Imana izakunezeza. Imana ishimwe cyane, Imana itugirire neza. Wari ufite ubwoba, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo ubwoba ntibushire. Haleluya, Yesu ni muzima, Yesu yavuye mu gituro, ubwoba ntibushire. Imana ishimwe, uko yahoze kera uwo mwami n'uyu munsi niko akiri. Wikwifata nka Imana yawe yapfuye, wikifata nka Imana yawe yasinziye, wikifata nka Imana yawe yananiwe ibibazo byawe. Ntago bishoboka, ntago Imana inanirwa, ntago Imana, iyo Imana iza kunanirwa abantu bose bakayivuyeho, iyo Imana iza kurambirwa abantu bose nyine bakayivuyeho. Ariko iyi Imana icyo tuyikundira, ihora itubereye maso, ikamera nka rya jambo ngaho itabaye umurinzi yabera amaso ubusa. Utabona ubyuka bikemera, ukajya mu kazi ukagaruka ukagira ngo ni imbaraga zawe. Hoya, ni imbaraga z'Imana. Imana iba yahabaye. Utabona uvuga bikemera, utabona ukora bikemera, utabona bucya bukongera bugacya ukagira ngo ni imbaraga zawe. Ni imbaraga z'Imana nshuti yanjye. Kubera iki amashimwe yabuze mu mutima wawe? Kubera iki usigaye ufite kwiheba akaba ariko kwakubase? Ndagira nkubwire ngo ugerageze ugire amashimwe mu mutima wawe. Wizere Imana, ya Mana wizeraga, ya Mana wakurikiranaga umunsi ku wundi, ugasenga umunsi ku wundi. Niwumve ko yasinziriye. Hoya, ibikureba, ibyo ukora byose bikureba. Niyo mpamvu nawe urimba ufite icyo ugomba kuvuga imbere y'Imana. Niyo mpamvu ugomba kwiburanira ukayiregera abakurenganya. Imana ishimwe, Imana itugirire neza cyane. Bwira Imana ibikurenganya, bwira Imana ibikuruhije. Iyo ngiyo niyo yonyine ibasha gushyiraho iherezo ry'ibikugoye. Bwira Imana ubwo burwayi umaranye igihe. Bwira Imana, bwira Imana. Birashoboka ko n'ubwo burwayi bamwe babwita amazina urwaye, bakavuga uburwayi utarwaye mu rwego rwo kugira ngo bagusebye. Ariko Imana niyo izi uburwayi ugize ute urwaye, kandi nta ndwara n'imwe Imana itagira ute idakiza.
wikiheba rero ngo wumve amagambo abantu bavuga, wumve ibinyoma abantu bagushyiraho, nurangiza ngo ujyeho wihebe. Ahubwo hamagara Imana, Imana ikugirire neza. Hamagara Imana igusanga aho mu bitaro uryamye, Imana ari igukiza. Iburanire ku Mana, uyibwirize igukize. Imana iraseruka nk'Imana, kuko Imana ntabwo ihinduka, Imana ntabwo ibeshya, Imana ntabwo yirengagiza. Hoya ntabwo ari umwana w'umuntu. Hari umuririmbyi wavuze ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa, ngo ndetse akibagirwa uwo yibyariye, ngo ariko Uwiteka ntashobora kwibagirwa uwo yiremeye. Ntabwo bishoboka. Imana irakuzi, izi imigendere yawe, izi imyicarire yawe, mu rugo rwawe irahazi, izi imyitwarire yawe yose. Ntukibwire ko Imana ibyo ukora byose itabireba. Niyo mpamvu rero nimba ibireba, n'ako gahinda kawe, n'ayo marira urarurira mu buriri, Imana igize irayareba. Haleluya. Wikangwa n'abakubwira ko uzasenya. Abo ngabo ntabwo ari bo bashyizeho urwo rugo, ahubwo iburanire ku Mana. Wibuke ko urwo rugo Imana ariyo yagize ariyo yarwubatse. Mana ishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo ntukangwe n'abavuga ngo ako kazi ntuzakamaramo kabiri. Iburanire ku Mana. Haleluya. Ubwire Imana ngo Mana, aka kazi niwe wakamaye. Urebe ko Imana itazi izo ntambara ikagira ikazicogoza. Iburanire ku Mana, iburanire ku Mana. Mu buzima bwawe, mu bikurenganya, mu bakubwiye ko nta kiza kizakugeraho, bwira Imana iguha umugisha. Ngo Yabesi we ngo arangije yari umunyabwenge, ariko twabaye abanyabwenge, twakwizeye Imana, tukizera ko ishoboye byose, tukizera ko nta kintu na kimwe cyayinanira. Ngo Yabesi warangije areba amagambo abantu bamuvuga, areba uko yavutse biruhije, areba uko yavutse atazwi, nta gikundiro. Arangije ngo aragenda arasenga. Haleluya. Ntabwo batubwira ko Yabesi yagiye kuririra umwana w'umuntu, ntabwo batubwira ko Yabesi yagiye kwirwanira. Arangije aravuga ngo Uwiteka we icyamukama umugisha. Haleluya. ngo ukagura intambwe zanjye, ngo ukampa umugisha, ngo ukandinda ibyago ntibigire ntibimbabaze. None wowe ufite gusenga kumeze gute? Niwasanga nyine uri kwirwanirira, nagira ngo umere nka Yabesi, kuko Yabesi yari umunyabwenge, kandi ibyo yasabye Uwiteka, ngo Uwiteka yagize yarabimwemereye. ngo Uwiteka icyamukama umugisha, ukagura imbago zanjye, ukandinda ibyago ntibigire ntibimbabaze. Bwira Imana yagura imbago zawe. Bwira Imana ikurinde ibyago ntibikubabaze. Iyo Mana irumva. Iyo Mana yumvishije Yabesi n'uyu munsi iracyahari kandi iracyagize iracyakora. Haleluya. Mwishuri ngo imbere y'Imana dufite umuntu ugira utuvugira. Ese wowe nimba wizeye ko mwijuru imbere y'Imana izina ryawe ririyo, niki gituma ugira ubwoba bwo guhamagara Imana? Niki gituma ukangwa n'amagambo y'abantu kandi hari ijambo Imana yagize yavuganye nawe? Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Mwijuru hari Imana ikora, mwijuru hari Imana itabara, mwijuru hari Imana igiteturura, igikuraho umuntu igisuzuguriro, mwijuru hari Imana igitanga amahoro. Haleluya. Nabonye kugira ubutunzi atari byo bitanga amahoro, nabonye kugira amafaranga atari byo bitanga amahoro, nabonye kwizera Imana. Ubutunzi waba ufite bwose, waruzi ko umuntu ukora ashobora kuba nta n'ikintu afite, ariko kubw'amahoro Imana yamuhaye akagendana amahoro, ayo mahoro akamubyibushya, ayo mahoro agatuma agenda anezerewe, ayo mahoro agatuma agenda ashima Imana. Kubera iki? Amahoro Yesu abisi bataguha, Imana igira irayatanga. Umuntu uririmbyi ni wavuze ngo uwirata wese yirate ko yamenye Imana. Ese wowe nturi kwirata mwene wanyu? Ese wowe nturi kwirata inshuti yawe? Ese wowe nturi kwirata imiryango yawe? Ndagira ngo ubwire ngo Imana itahabaye ibyo byose nta kintu na kimwe byagira byakora. Ibyo byose biri hasi. Izera Imana nicyo kintu cya mbere mbanje kukubwira. Wa mugabo wawe uri hose, ureke kwishyira hejuru ngo narize, ureke kwishyira hejuru ngo mfite amafaranga, mfite amamodoka. Banza wizera Imana, kuko Imana itahabaye ibyo byose ni zeru.
ndagira ngo nkubwire ngo rero wizere Imana ubuzima bwawe bwose, ndagira ngo nkubwire ngo wizere Imana n'ubwenge bwawe bwose, urugo rwawe urutoze kwizera Imana. Erega ntabwo hari abantu yumva ko nimba ngo yagiye gusenga ngo ku cyumweru ibyo biba bihagije. Abajya mu rusengero bose ntago ariko bagize ute, ntago ariko babizeye Imana. Wowe n'umutima wawe ni wowe ndikubwira, banza umenye ngo mbese Yesu aje yanjyana, ese Imana ije yanyishimira nk'uko yakwishimira abakiranutsi bayo. Ndagira ngo ubwire ngo ntabwo gutonda umurongo ujya gusenga ku cyumweru aricyo kizatwemeza ko wizera Imana. Izera Imana ikwishimira aho abantu bareba naho bagize ute naho batareba. Imana igutangira ubuhamya ngo uyu Yobu nubwo yavugaga aya magambo, ariko Yobu Imana yari yamutangiye ubuhamya kuri Satani. Abwira Satani ati uriya Yobu aranyubaha, ni umugaragu wanjye nkunda kandi ngize ute nishimira. Haleluya! Ese wowe Imana yabivuga ko ikwishimira mu rugo rwawe? Imana yabivuga ko ikwishimira mu kazi kawe? Imana yari yatangiye Yobu ubuhamya, niyo mpamvu Yobu nawe yavuze ngo iyi Imana itanyihakanye nanjye nzarenda mpfa ntayihakanye. Ikigeragezo nahura nacyo cyari cyo cyose, intambara nahura nazo arizo zose, ntabwo nzavugana n'abantu, kuko aba bantu iyo mbavuganye nabo ntabwo banyumva, ndetse n'amagambo tuvuganye barangerekera bakavuga ibyo navuze n'ibyo ntavuze. Niyo mpamvu nshaka kubwira iyi Mana yampamije, iyi Mana yabwiye Satani igaha Satani gasopo ati nubwo uriya umureba kuri uriya ni umukiranutsi wanjye. Ndagira ngo ugera ku kigero Imana ikwishimira, ndagira ngo ugere ku kigero Imana ikwishimira, kuko bizagusimbutsa ahantu utaruzi. Ndagira ngo ubwire ngo ugere ku kigero Imana ikwishimira, bizakunyuza, bizagutambutsa utari gutambuka, bizaguha ijambo utari kurigira. Nugera ku kigero aho Imana igize ikwishimira, maze iyo barangije nabo baravuga ariko uyu mugabo reka tumutege imitego, reka tumubwire ko iki kigerageza afite ari ibyaha afite, ari byo yikururiye. Ariko Yobu we mu mutima yarazi ko Imana igize imwishimira, yarazi ko nta cyaha agize yishinja. Yavuze ashize amanga, arangije arababwira ngo nukura amaso yanjye yarababonye ibyo mwigize, imyitwarire mwanyitwayeho, iyo myitwarire mibi narayibonye, n'ugutwi kwanjye kumvishije amagambo mabi mwambwiye, mutabona ntabasubiza mukagira ngo ntabwo nabyumvise. Ubundi umunyabwenge, umuntu wizeye Imana ntabwo asubizanya n'umuntu, uko baba bameze kose, uko baba baguhimbira ibinyoma kose, uragenda ukabwira Imana. Nawe rero birashoboka kuri muri icyo gihe, birashoboka kuri muri icyo kigeragezo, birashoboka kuri muri izo ntambara, ariko hakaba hari ikintu wavuganye n'Imana. Haleluya! Babaza Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari, nibamara gukomera ntibazarwana, nibamara gukomera ntibazatukana, nibamara gukomera ntabwo bazasebanya, ngo ahubwo nibamara gukomera, haleluya, ngo bazakora iki? Iby'ubutwari. Ndagira nkubwire ngo ukomere. Nimba hari icyo wavuganye n'Imana, nakuzaniye ijambo rivuga ngo birashoboka ko nyine bavuze ko ntacyo uzigezaho, birashoboka ko bavuze ko uzapfa gutyo, birashoboka ko bavuze ko amashuri wize ntacyo azakumarira, birashoboka ko bavuze ngo nubwo ari umukobwa azasazira iwawe, birashoboka ko ibyo ngibyo babivuze, ariko Imana izanye ijambo rivuguruza ibyo bavuze, kubera ko mu bumana bwayo ntabwo ijya igendera ku magambo y'abantu, mu bumana bwayo ntabwo ijya yita kuri kavukire, mu bumana bwayo ntabwo ijya yita ku mashuri wize, mu bumana bwayo yita ku ijambo yavuganye nawe, kubera ko ni umugabo utabeshya, ni umugabo udahinduka nk'uko abantu bahinduka. Ndagira nkubwire ngo rero wongere wizere Imana, wa mukobwa we wizere Imana, wa mubyeyi we wizere Imana ahantu uri hose. Birashoboka ko wari ucitse intege, birashoboka ko
wari utenebutse ayiwe nagira nkubwire ngo wongere usubire ku rufatiro wambara imbaraga. Haleluya, wikwita kuri ayo magambo, ongera uze wiburanire ku Mana. Iyi Mana tujya tuyiburaniraho ikatuburanira, iyi Mana tujya tuyibwira ikabasha kudutegera amatwi ikatwumva. Nuyibwira ntabwo irakwirengagiza ahubwo irakumva. Ndagira nkubwire ngo rero ntiwite kuri ayo magambo, ntiwite kuri ibyo bavuze, ntiwite ku murozi ukuroga, iburanire ku Mana. Haleluya. Twagiye tubona abantu benshi bagiye batega iminsi, umuntu akategura indi minsi akavuga ngo uriya muntu nta cyiza kizamugeraho, ariko ugasanga kubera ko Imana yavuganye nawe, ugasanga Imana yihesheje icyubahiro. Haleluya. Ugasanga Imana ivuguruje ibyo abantu bagize ute bavuze, kuko nyine mu bumana bwayo ntabwo ikora nk'abantu, ntabwo ikora nk'umwana w'umuntu. Maze Dawidi ngo baramwitegereza neza. Dawidi yavukaga burya no mu muryango ukomeye, ariko Dawidi yari insuzugurwa nyine. Dawidi mbese yari umuntu uri aho ngaho. Dawidi nta byiringiro yari afite byo kuzatabarwa, ariko Dawidi arusha abo bavukana kugira ute kubaha Imana. Haleluya. Ngo bari abasore beza barebare, ngo abo basore ubundi urebye iyo nk'umwana w'umuntu agiye gutoranya ntabwo agiye gutoranya uwo ari kuba umwami, ntabwo yari kubanyuraho, ariko Dawidi wabarusha kugira ute kubaha Imana. Haleluya. Muririmbyi ni wavuze ngo Mana utareba uburanga, ntureba igihagararo, ntureba aho umuntu avuka, Mana nzajya ngukorera. Ngo maze ngo Dawidi ngo akajya acurangira Imana, ngo Dawidi akajya asenga, ngo Dawidi akajya yubaha Imana, agakora ibinezeza Imana. Dawidi Imana yamureba akamubonamo umuntu ukomeye cyane. Haleluya. Nawe niyo mpamvu birashoboka ko wari wihebye wumva ko kavuga ngo ngiye uriya muryango ni njyewe uzavamo umuntu ukomeye. Ntabwo bishoboka. Ndagira nkubwire ngo wigirire icyizere, kuko na Dawidi nta muntu wari uzi ko azaba umwami, ariko kubera kunezeza Imana itareba kuri ibyo byose, Imana iramutoranya agira uti aba umwami. Imana irareba ihita kuri ba basore beza ibanyuraho, ariko ibona ko Dawidi ari we ugomba kugira uti kuba umwami. Mu buzima bwose waba urimo, nimba wubashye Imana, birashoboka ko Imana yahindura amateka ikakugirira neza, abantu bagatangara. Birashoboka. Imana ntireba ngo warize cyangwa ntiwize, Imana yaguhaye umugisha, buri wese uratambuka akagira uti akabibona. Nagira nkubwire ngo garukiraho mu kwiheba, garukiraho ngaho mu kwisuzugura, garukiraho ngaho mu kumva neza ko watakira abantu. Tumaze kubwirwa isomo ry'uko tutagomba gutakira abantu, ahubwo tugomba kugira ute kwiburanira ku Uwiteka ushobora byose. Utarebye ibikugoye, utarebye ibikuruhije, utarebye intambara uri kurwana, ntabwo wakwirwanira we ngo bikunde. Irwanirire ku Mana, wiburanire ku Mana, maze urebe ngo Imana iragira ute irakugirira neza, maze urebe ngo Imana irakurwanirira, urebe ngo Imana irakurengera. Imana nta kintu na kimwe kiyinanira. Nari nkuzaniye ijambo rikubwira ngo bamaso, garukiraho ngaho, reka kwirwanirira, reka kumva amagambo bakuvuga ngo uyaha agaciro, ahubwo uha agaciro ijambo Imana yagize ute yavuganye nawe. Ntiuha agaciro amagambo abana b'abantu bavuze, ahubwo iha agaciro ijambo Imana yagize ute yavuganye nawe, kuko ijambo Imana yavuganye nawe niryo rifite agaciro. Icyo Imana yakuvuzeho nicyo gifite agaciro, kuko tuzi ko Imana itagira ute itabeshya. Imana ishimwe, Imana ikugirire neza aho waba uri hose. Garukiraho ngaho, wari ufite urusaku, wari uri muri iburanira, wari muri irwanira, wari ufite amagambo menshi, ntabwo ari aho ngaho Imana igushaka. Imana ishaka ngo uze wiburanire kuri yo. Imana ishaka ngo uze uyegere, uyibwire ibikuruhije, uyibwire ibikubabaje, uyibwire ibikugoye. Haleluya. Imana ishaka ngo uze wihererane nayo. Muririmbyi yaravuze ngo nituze twenyine, ngo twihererane n'Imana, ngo tuyisanga ahantu hatari abantu. Haleluya. Sanga Imana ahantu hatari abantu, uyibwire imyaka umaze. Sanga Imana ahantu hatari abantu, uyibwire ibihombo uri guhura nabyo. Sanga Imana ahantu hatari abantu, uyibwire abari kukurenganya. Imana izakugirira neza, kandi Imana izagutabara. Imana ikwiteho, kandi Imana ikwishimire.
tugiye gusenga Imana. Nari nkuzaniye iri jambo ry'ihumure rikubwira ngo nubwo ibyo ngibyo bimeze gutyo, nubwo bari kukuvuga, nubwo bari kukurwanya, nubwo bari kukurenganya, ariko mu ijuru hari Imana wabwira kandi ikagutegera amatwi. Mu ijuru hari Imana wahamagara kandi ikagira ute ikakwitaba. Mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana yakurenganura wowe uri kurengana. Mu ijuru hari Imana yaguha amahoro. Haleluya. Ntago kurwana n'uwo mwashakanye cyangwa guterana amagambo aricyo kintu kizakurwanirira, ahubwo bwira Imana yaguhaye urwo rugo wihererane nayo. Mu ijuru hari Imana yubaka izari zigiye gusenyuka kandi zikagira ute zikubakwa. Imana rero ibagirire neza, Imana ibiteho. Mu ijuru hari Imana ikora ubukwe. Ese hariya ko uwo muturanye uriya mukobwa muturanye ko Imana yamukoreye ubukwe, ubona wowe itagukorera ubukwe? Nagira ngo ubwire ngo nta kintu Imana na kimwe idashoboye. Wowe urareba ukabona hari ibintu Imana ishoboye hari n'ibyo idashoboye. Aho ngaho rero uba wibeshye. Uko yakoreye umuturanyi wawe ubukwe, uko yakoreye umuturanyi wawe ikamuremera amashimwe, nawe yagira ute yakuremera amashimwe. Birashoboka. Naho ubwo wowe gana inzira yo gusenga, gana inzira yo kwizera Imana, uve mu bwihebe, uve mu bwigunge, uve mu kutababarira, wirirwa witotomba, wirirwa ushaka kurwana n'abantu, wirirwa ushaka kuburana n'abantu. Ibyo nta mugisha wabibonamo. Ahubwo wowe icyo ngusaba iburanire ku Mana, Imana izakugirira neza kandi Imana izakwitaho. Reka dusenge Imana. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, gira neza bugacya bukira. Haleluya. Uri Imana, iyo uvuze ngo ibi bintu bibeho bibaho, iyo uvuze ngo ntibibeho ntibibaho, kubera ko witwa Imana mu bumana bwawe. Icyo utegetse nicyo kiba. Mana, uri Imana ufite imbaraga n'ubutware, uko wahoze kera n'uyu munsi niko ukiri. Nsengeye abantu bawe Mana, bari bafite ibigeragezo byari bibakomereye, bari bafite intambara zari zibagoye, ariko ndakwinginze kugira ngo ubasange, ubagirire neza. Ndakwinginze kugira ngo ubibutse gusenga. Haleluya. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka wemerera rero buri wese naho yarari yihebye, yaba muri iki gihugu cy'u Rwanda, yaba hanze y'u Rwanda, ukigeragezo yarariho cyari cyo cyose, ugenda umusange kubwira ijambo. Mana, umugirire neza kandi umugarukeho. Hari abantu bari kugutakambira, hari abantu bari kukwereka ibibazo bafite, hari abantu bari kukwereka intambara bafite. Mana, ururukire kubareba n'amaso y'imbabazi, ubagirire neza kandi ubabere igisubizo, kuko ari wowe bizeye. Ngaho umugisha umuntu wese ugiye kumvira ijambo. Ndakwinginze kugira ngo afashwe nawe kandi arengerwe nawe muri byose. Urakoze kubyumvise. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.